guys, muraho neza murakomeye, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Nongeye kuza ni wa muveterineri wanyu, nongeye nagarutse noneho. Uyu munsi nagiye mbona abantu benshi bagiye bampamagara mu nce zigiye zitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, bari kumbaza ati se ko twe ahantu turi ntabwo tubasha kubona ingredient zihagije, ahantu tugiye duherereye ngo nta ingredient zimwe, ngo hari ibifu bimwe bitaboneka cyangwa gutya byagenda gute, ariko njye ndababwira nti nzabakorera video mbereke nta rwitwazo na rumwe. Nshuti zanjye, nta rwitwazo na rumwe wazana uvuga ngo washomye, ngo ubuze ibihumbi, ngo ubonye ibihumbi byawe 80, 50. Hari naho numva amatungo matoya, ingurube ntoya zikiri utwana zigurana no munsi ya 50, ngo urayabonye ngo ubuze icyo uyakoresha, ugasanga uyamariye mu ntuza mu bibazo byo mu rugo kandi nabwo ntibikemuke. Murabizi ko amafaranga y'ubu ngubu usigaye uyatunga ntumenye ahantu aciye, ariko ni ukuvuga ngo wowe uramutse ufite ayo 50 yawe kuzamura, ugashaka abantu ubona umwana cyangwa akana k'ingurube, wowe gahereho, ntabwo uzabura ibikabeshaho. Mbereka ibintu bitandukanye byo kugabura, utibwira ngo njyewe nta mafaranga ngira, sinabona amafaranga yo kugura igifu. No, niba utakibona ariko byibuze hari ibindi zirya kandi zikaboneza kandi zikabyibuha. Kugenda kuri tele, tugiye kwirirwa dutemberana mu mirima, dutemberane mu bisambu ntacyo nazabaha, ariko byibuze mubone ko aho gushakira amafaranga harahari. Hari umuntu umwe twigeze kugana mu minsi yashize, ni umukire, abarambwiye nawe yashoye mu bworozi bw'ingurube, arambwira ati veterineri, ati ni ukuri maje kubona yuko korora ingurube ari ugutunga zahabu mu nzu, sibyo? Gusa icyo bisaba wowe ni ukubiha umwanya ukabyitaho, naho ubundi ntabwo ingurube zakunanira wabyitayeho uba hafi. So ni ukuvuga ngo rero ndabasabye mbinginga, wowe kurikira iyi video yose uyirangize. Ibishanga tugiye gutemberanamo imirima tugiye kujyanamo, murabibona imvura iri kugwa, niyo mpamvu mumbona ndi mu mutaka, imvura iri kugwa, ariko njye navuze nti nta mpamvu yo kwicara ntabanjije gusubiza abakunzi banjye. Ariko guys, iyi video nasohoye ejo hashize ntabwo mwayirebye cyane bivuze ngo ntimwanyuzwe. So rero mumbaye nayo musubireho, mwongere muyirebe, muyitegereze, munakande share cyangwa muyihereze n'abandi. So uyu munsi rero ni uburyohe, tugiye kugenda ahangaha mba hafi y'ikibuga cy'indege, murambabarira, ariko ndatekereza muri kunyumva nubwo indege iri guhindura hejuru yanjye, muri yangana nanjye sinjye. So ni ukuvuga rero guys, wowe ita ku bworozi bwawe, sibyo? Ikindi ubukurikirane akantu ku kandi, nurangiza uzangaye ikindi. Nshimira comment zanyu nziza mugenda mumpereza. Hari abatugira inama, ni byiza, ariko hakaba hari n'abadusaba ibintu byo guhita tubaha muri video ngo kuki mutabivuzemo, ariko ni ukuri ndabakunda, ndabazirikana, niyo mpamvu mba mvuga nti nta mpamvu yo kutabahereza ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi buri cyiciro mba narakigeneye igihe cyacyo na video yacyo, ntabwo byose ni ukuri nabivugira icyarimwe muri video. Nk'uyu munsi ho mberetse video, ngiye kubereka video ndende kugira ngo byibuze mbanezeze kuri uyu munsi, sibyo? Murambabarira rero, noneho namwe muyirebe, muyikundishe n'abandi, ikwirakwire hose. Abataragize amahirwe yo kubasha gukora ubwozi bitewe n'ubushobozi, mubabwire ko naho bishoboka. Ukamubwira ati wowe jya kuri Cyomoro TV, ukande kuri subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo video zizo uzajye uhita uzibona. Uzunguka byinshi mu bworozi bw'ingurube, uzaronka amafaranga menshi, uzaronka umugisha. Ikindi agashya mutari muzi kuri Cyomoro TV,
turi abakristo. Ni ukuvuga ngo muri ibi byose dukora tubikora hamwe no gusenga, kandi ni ukuri namwe nimutwigana ibyo mukora mukabyongeramo no gusenga, nta kabuza Imana izabaha umugisha. Ndumva imvura ihise. So rero ariko haracyarimo utuzojoba dukeya. Murakoze rero, icyo ngusaba reba iyi video yose nturambirwe, uyirebe uyirangize, ahasigaye ndabizi kuri bukuremo isomo rikomeye. Ikintu tugiye gukora kuri uyu munsi, ngiye gusubiza abantu banyeretse ko bafite ikibazo cy'ubushobozi. Rero guys, ndagira ngo mbabwire ngo wikita ku bushobozi, ingurube n'ubwatsi ziraburya. Ngiye kugenda mbatembereza mu mirima itandukanye, mu bisambu bitandukanye, mbereka amoko y'ubwatsi. Gusa ubwo ndi bubereke si bwo gusa, kuko ni bwinshi cyane ntago naburondora. Hari ubwo nzaza nanabereka nanjye ndimo kuzigaburira, kugira ngo akazi nyine nkajyanira icyarimwe. Ariko gusa ubu ngubu uyu munsi ndi no muri gahunda yo gutangira gusura ngo ndebe ubwatsi aho bugeze bw'ingurube bukura. Ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gukora, ngiye gutemberana namwe mbereke. Ni ukuvuga ngo rero niba ugize amahirwe ukagira ibifu bikeya mu nzu, ukabona ufite ubushobozi, wenda wabonye ubushobozi bwo kugura ibiro bikeya, wigira ikibazo bishyire mu nzu. Noneho ikindi, ujye ushakisha n'ibisigazwa by'amaresitora cyangwa no mu gikoni cyangwa aho ingurube zawe zirira, nurangiza gake cyane, kugira ngo twirinde ko zazamenyera bimwe wazimenyereje zikibagirwa n'igifu, kuko nacyo ni ngombwa. Haba harimo byinshi umuntu, mbega kuziha igifu nabwo harimo gusigasira ubuzima bwazo kugira ngo burusheho kugenda bumera neza kurushaho. So ni ukuvuga rero, ukagira icyo gifu gike mu nzu, ukagira ibyo bisigazwa byo mu maresitora, ukagira ubwatsi ngiye kubereka butandukanye. Kandi ikindi, biriya bihatwa, ibirayi bahase, ibitoki bahase, biriya bishishwa ntimukabijugunye, mujye mubironga neza, mubiteke, mubihereze ingurube zanyu. Byo nabwo nzabereka puratike yabyo, nzabikora, ariko mbibabwiye mu ncamake. Ntabwo ibintu byose nahita mbivugira icyarimwe, ni ukuri. Ni byiza kunkurikira mudacitse intege, mugakanda handitse subscribe cyangwa ahantu ubona akazogera, then tukabana. So guys, twagiye rero, ngiye kubanza kubageza ahantu hagiye hatandukanye, mwebwe munkurikire ntimurambirwe. Twagiye. Ibi ni ibishyimbo, nanone kuzigaburira bino bikiri mubona kwa ibi zirabirya rwose. Ni ukuvuga ngo we nutonora ibishyimbo byawe by'ibitonore, wibijugunye bya byatsi, cyangwa uvuge ngo urabishyira ngo sinzi, ariko icyiza bihereza ingurube. Zirabirya kandi zirabikunda, kandi bikazigwa neza, kandi ingurube zawe ntizisubire inyuma. Mwabonye ukuntu zirire bino byatsi by'ibishyimbo, zibikunda kubi cyane. Izi ngurube mubona, izi ifite ukwezi kumwe. So murabibona ukuntu zibirya, mwabibonye. Tuvuga ngo ingurube ngo ibyo kugabura byazo ngo birahenda, reba ukuntu zingana, zifite ukwezi kumwe. Murabibona, ubu nabwo zibikunda kubi kandi zirabubyibushya, mwabubonye. Uretse n'inka, so bakunzi banjye, muri kubibona, nongeye nabatembereje mu murima w'ibijumba. Iyi ni imigozi y'ibijumba, murayibona. So muri kuyibona, ni ubwoko ubwo aribwo bwose bw'imigozi y'ibijumba. Ngubu yes, murabibona. Ni ukuvuga ngo niba ukuye imigozi yawe cyangwa se ibijumba byawe bigejeje igihe cyo kwera, ikintu ugomba gukora, wifata ya migozi ngo uyitagaguze. Hari n'abashobora kuvuga ngo ndafata ya migozi y'ibijumba ngo nyigurishe. So guys, nibaguha menshi ndakeka batazarenza 5,000.
kandi 5,000 ntabwo birimo n'ibiryo byahaza n'ingurube yawe, wenda ingurube zawe 2 sibyo. Ikintu cyiza ubwo wowe wavuga uti niba uyu munsi nzigaburira imigozi, ejo ndazigaburira ibidodo, ejo ndazahira ubwatsi runaka, ejo ndaziha inteja. Inteja murazizi, nimbona ahantu hari inteja ndazibereka, ariko ntabwo tuzibura. Mbajyanye mu murima w'imigozi y'ibijumba ngo mbabwire ngo ibi bijumba, iyi migozi, guhera ku migozi urazihereza, wirinda kuyiziha cyane kuko nanone murabizi ko imigozi iba yoroshye, ingurube ziriye cyane usanga gukora isuku mu kiraro biba bigoranye, so kubera umwanda uba woroshye, ariko ni myiza cyane nayo ku ngurube. Nababwiye ngo mutoze amatungo yanyu kuyagabura ibintu byose, mwiyamenyereza ikintu kimwe, yamenyereza igifu, kuko hari igihe uzayamenyereza igifu ubushobozi ububure. So ni ukuvuga ngo rero si imigozi gusa, zigaburira iyi migozi n'umuntu akura ibijumba, za njumberi, ibintu bita injumberi cyangwa ibijumbajumba, cyangwa bya bintu by'ibisinsi muba mwakuyeho ibijumba, ugenda ubitemagure, ufate na bya bijumbajumba, bwa buntu bw'ubujumba butoya buba butareze, ubifate byose. So ushobora kubizihereza ari bibisi, ntacyo bitwaye, ariko ngewe ikintu cyiza urabiteka ukabizereza akazuyazo, ukirinda kubihisha ngo bihwane, ahubwo ukabihisha ari imiture. So guys, warangiza ukazigaburira. So ni ukuvuga ngo rero hari abantu benshi mwagiye mumbwira ngo muri mu ntara za kure, ngo muri ahantu kure hatabasha kuboneka, hatakunda kuboneka ariya moko ya ingredient zose naberetse dukoresha tuvanga. So ariko uyu munsi rero nabagarutseho, naberetse uburyo byoroshye cyane kubona. Kandi ikindi mwibuke ko zikunda n'amazi, byaba byiza mukunze kwegera ahantu hari igice cy'amazi, higanje amazi cyane, kugira ngo bijye bikorohera n'abakozi babashe gukurikirana ibintu bameze neza. Ubwo ugasanga ukuye ibi bijumba byawe, warangiza ukabipfusha ugata mu murima ukigendera. So ndimo kubashakira ikimera bita ngo ni uruteja, ariko turarubona nta kibazo. So guys, ubu wasanga hari abantu benshi mugiye gutungurwa. Hari abantu batinyaga guhereza ingurube zabo imyumbati, ibi bibabi by'imyumbati. Hari abantu batinya kubizihereza imyumbati, murayibona no mababi yazo. So guys, ni ukuvuga ngo ibi bibabi by'imyumbati ni byiza cyane ku ngurube. Bibonye aya mababi y'imyumbati rero nayo afite agaciro cyane cyane, ingurube zirayakunda. Ikindi ku ngurube yariye bino bibabi ntabwo ikunze kugaragarwaho n'ibibazo by'inzoka za hato na hato, mwabibonye. Ugerageza rero aya mababi ukagenda ukayaca. So ushobora kwibaza ngo umuntu ayaca gute, ntabyo nari mberetse, ariko ni ukuvuga ngo guys, uca nk'utu tubabi, ugenda uca gutya, ugaca iki, ukagenda ushyira mu biraro zikihekenyera zikirira. Gute muvuga ngo mwabuze ibyo kugaburira ingurube, ngo niyo mpamvu, ngo ugasanga nk'umuntu aricaye ngo yabuze icyo akora we. Kandi ushobora kugenda ugashaka icyana cy'ingurube gitoya ukagiheraho wowe. Ni ukuvuga ngo amatungo yawe magufi y'ingurube biterwa n'icyo wayamenyereje. Murabibona ko turi kugana ku rutoki, hari icyo ngiye kubereka. So guys, ni ukuvuga ngo aya makoma mubona, aya makoma ni ibiryo byiza cyane by'ingurube. Ni ukuvuga ngo aya makoma urayaca ukayashyira mu kiraro ugatemagura. Sinzi niba mwebwe ibyo mbereka murabyapurika, nimwumva mushidikanya mumbwire muri comment, mwandike mumbwire ngo ibyo nababwiye ntabwo ari byo. Noneho nge mbahe
igihamya. Aya makoma ni meza cyane, aka gatoki murakabona, uragafata ukagatemagura ko twebwe ibintu byiza ni uko iki gitoki cyo ugitanga ugitogosheje. Hari igihe umuyaga ushobora gutera nko mu rutoki hakagwa ibitoki bidakomeye, ibitoki bitarera. Guys, rero ibyo bitoki ntukabipfushe ubusa ngo ubijugunye cyangwa ubibone ahantu ngo utume babitakaguza, ahubwo bifata ugende ubishyire mu gisafuriya ubitogose bitarasaya neza, nturinde ko bisaya cyane, ubisuke muri manjwari cyangwa ubigaburire ingurube zawe. Aya makoma urayafata ukayatema, warangiza nka kuriya muba muri gukora urutoki rwanyu, amakoma kugira ngo uyajugunye, genda ufate uyatemaguriye mu kiraro, zizarya kandi zimere neza zibyibuhe. Kandi ikindi, mwebwe mwikishyiramo ngo mwebwe mumenyereze amatungo yanyu cyangwa se ingurube zanyu zigomba kurya byose. Uyu mutumba rero, uyu mutumba murawubona, imitumba y'insina muri kuyibona. Iyi mitumba nayo igira umumaro mwinshi cyane ukomeye. Guys, ni ukuvuga ngo ufata uyu mutumba ukawukatagura utuntu dutoya, nzabibereka. Nuko nabanjije kujya kuri tele ngo ngende mbereka ibyatsi biboneka ahantu hose, ibyatsi bidasaba ko ubihinga, uretse wenda izi nsina cyangwa ibi bishyimbo nagiye mbereka. Ariko ni ukuvuga ngo nuko nazindukiye kuri tele, ariko ndashaka kuzakora video yo kubereka uburyo uteguramo umutumba. Hari ababa bafite akamashini ugacishamo umutumba, imashini ikawusya, then ukawuvanga na blender cyangwa n'umuceri bitewe n'icyo ushaka. Iyo udafite akamashini, ukata utuntu duto cyane, warangiza ukadushyira mu gisafuriya ukazitekera, ugashyiramo blender hamwe n'umuceri, cyangwa se waba ufite na sosoma ukaba wayishyiramo. Icyo gihe nabyo ingurube zirabikunda. Nzakora video yo gutegura umutumba w'ingurube, iyo video muzayibona. Niba ubishidikanya uzaba uretse mbanze nkwereka uburyo ubikoramo. Ikindi nababwiye ko uyu munsi turi kuri tele. Amateke murayazi, abatayazi kanyabereke. Guys, mwabibonye, amateke ni iki kimera, iki ngiki, ibi bibabi, ibi byose urabitemagura, ukagenda ukabitemagura mu kiraro. Ingurube zawe zirabirya kandi zikagira imbaraga, zigatanga umusaruro mu buryo bwihuse. Mwabibonye, dore ngaya, aya ngaya birakura rero bikagira. Niba hari ahantu mukuye amateke bimwe bijugunya, ni mu birandure, muzihereze ibi bitsinsi zibirye, noneho bya bizi byo hasi mubitemagure, mubishyire mu gisafuriya, mubitogose, then mubihereze. Gute muvuga ngo mwabuze ibyo kugabura kandi bihari? Guys, komeza mbabwira, mwabibonye, murakubona ko wabona utangiye gusaza like this. Murabibona ko imboga zishaje, namwe murazireba mukazibwira. Ikintu uhita ukora, aho kugira ngo ufate uyu murima w'imboga ngo ibyo ugiye ukuramo utemagura ubijugunye, ahubwo ikintu cyiza urabifata ukabijyana ukabishyira mu kiraro. Zirabikunda kandi bizirinda indwara, kurwaragaruka bya hato na hato. Rero mwabibonye, wifata byose ngo urandagure umene, ahubwo komeza ubijyane mu kiraro. Mwazibonye ya mateke naberekaga ngaya. Guys, nabibonye hano, nari ngeze aho nakuye bya biguri by'amateke, murabibona. Hari igihe nabwo nzakora video uburyo bitegurwamo, ukabigaburira ingurube zawe zikanabikunda cyane, zikanabyibuha. Utemaguraho utu tuzi tumubona turi gutendera, warangiza ukakironga neza, iki kiguri neza ukakironga, warangiza ukabitemagurira mu kintu cyawe cyangwa mu isafuriya utekeramo, usanzwe utekeramo ingurube zawe, and then ukazihereza zikarya. Mwabibonye, kandi ikindi ahantu uzaca kuri aka katsi ntuzagasige, aka katsi ntuzagasige. Hari abavuze yuko ngo
ngo hari ingredients zimwe na zimwe zijya zibura, ariko byibuze hari ibijya bikunda kubura kujyanye no kugaburira ibifu. Ariko ndagira ngo mbereke ikintu kimwe, uzabikore usa nk'uwikinira, ushakishe imbuto y'ibihwagari, nurangiza iyo mbuto uyihinge, uyitere. Aha nakoze akantu k'ubushakashatsi ngo ndebe ko bizemera. Murabibona, iki ni igihwagari, ariko guys bisaba kugicunga kuko sinzi udusimba tujya tuza tukabirya. Dore ibihwagari murabizi guhenda cyane, rero ni ukuvuga ngo wagize amahirwe ukakibona igihwagari, ugize amahirwe igihwagari ukakibona, ukabona ya mbuto, gitere urebe, nujyamo ukabona irameze n'ibyuma, uzabisya cyangwa uzabishesha. So guys, twagarutse muritegereza neza kubera izuba, inteja ntago zakunze kuboneka cyane, ariko murabibona izi ni inteja. Inteja abatazizi ni ahantu zitaba mu gisambu. Mwabibonye izi nteja, izi kandi ni ukuri ingurube zawe zikarya zikagubwa neza. So uyu munsi mwanshutse, mwatumye ibintu byose mbibahera icyarimwe, ariko nta kibazo, namwe icyo musabwa ni ukureba video yose mukayirangiza. So mujye mumenyereza ingurube zanyu, nanone mujye munyuzamo muzeze n'ibintu bishyushyemo gakeya by'akazuyazi. So twagiye, ngiye kubereka urundi rukingo rudasanzwe, urukingo rudasanzwe. Niba ukeneye ubworozi bwawe ko bugira inyungu ikomeye cyane, ubworozi bwawe ukirinda ibyago byo guhora urwaragurikisha ingurube. Namwe murabizi ingurube yarwaye gato kidogo, kuyongera uyizamura izanzahure biba ari ibintu bigoye. Ariko murebe amapapayi, ibi bibabi by'amapapayi guys, urabifata ukabizihereza. Niba ufite utwana tw'ingurube tukiri dutoya, dutoze ujye uduhereza aya mababi y'amapapayi. Ibi niba ushaka kubitanga, ariko cyiza wabanza iyo ipapayi naryo ryeze uraritara, warangiza byabishishwa ukajya ubizihereza na za mbuto. So aya mababi atuma ingurube zirabyibuha, zigira ubudahangarwa bw'umubiri, ntago zirwaragurika. Warangiza ukazihereza zikirira. Guys, ingurube zawe simwabonye zo zindi nabetse zifite ukwezi kumwe, mujye muzitoza kuziha amapapayi. Amababi y'amapapayi ni urukingo rukomeye cyane kandi zikabyibuha. So guys, cyangwa se bafana banjye, bakunzi banjye, izi mboga murazi ubwoko bwazo. Abazi amazina, niba kera byitwaga ngo imbwija, izo nizo twahingiye ubworozi bwacu bw'ingurube. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ingurube zayo zariye zino dodo cyangwa zino mbwija cyangwa buno bwoko bw'izi mboga mubona, nabyo biri mu bintu, ziri mu mboga uhereza amatungo yawe ntarwaragurike indwara za hato na hato. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibi nabyo biri mu birinda indwara. So ushaka rero ko niba ubona ubushobozi bw'imiti utabubona, kuko iranahenda nibyo, ukaba ubona ukeneye kandi ukumva ubworozi bw'ingurube urabukunze, icyo nagushishikariza, menyereza ingurube zawe kuzigaburira ibintu byose. Nubona igifu ni sawa, n'ikinabura zimenye ngo zirarya ubwatsi buri mu moko atandukanye. Mwabibonye, ubu ni ubundi bwoko tugabura bw'imbwija. Dore twagiye aha naho nahinze, ubu nta muntu uba wemerewe kuzikoraho. Izi ni iz'ingurube gusa, izo ni imboga urazihereza ingurube yawe ikarya, nta kurwaragurika ubuyoka ntaki. Mbega ibi ndimo kubereka ibyatsi ingurube zirya, ugasa nkaho uzikingiye indwara za hato na hato. Nyine ni nko kuzikingira cyangwa kuzirinda, nko kurya ibirinda indwara, ibikomeza amagufwa, ibintu nk'ibyo. Ariko n'ubu bwoko nabwo ni byiza, nubibona ahantu byimejeje cyangwa ahantu
wenda amaganga azaza ashokera cyangwa ifumbire, hari igihe usanga byimejejemo. Iyo ubonye bitimejejemo uragenda ukabirandira aho ubibona, ukaza ukabitera aho hafi n'ikiraro, ku buryo ewana mu gihe wenda ibiryo byabaye ikibazo cyangwa mu gihe ubona zishobora kuba ziri kugaragaza ibimenyetso bitari byiza mu bijyanye no kwituma kwazo cyangwa se guta umwanda kwazo, ushobora kuzicira kuri izi mbwija. So imvura imeze nabi kubera kubashakira ibintu, nugamye munsi y'igiti ariko mfite n'agataka. So rero guys, gahunda yo gutembera cyangwa yo guca mu mirima, mu bisambu, ngenda mbereka ubwatsi butandukanye wagabura mu gihe utagira ubuntu bwo kubona bya biryo naberetse muri videwo yabanje. Ni ukuvuga ngo rero wowe icyo ugomba gukora, so kurikira neza ibyo nakweretse, nurangiza ujye mu bworozi bw'ingurube, nzabereka uburyo bwororoka vuba, ibintu byose nzabibereka. So guys, nurangiza ushobora kwibaza ngo ibipimo tuzaha ubwatsi ingurube bizaba bimeze biti. Ku bwatsi rero nta igipimo, namwe muri bakuru ushobora kureba ukareba ubwo ubona uzihaye ko buzihagije, sibyo, ukazishyirira mu kiraro zikirira. Ikindi kintu navuga ni uko ku bijyanye n'igifu, mwari mwambwiye mumbaza ngo ingano mwaha ingurube imwe n'utwana duto, so byo ndaza kubakorera indi videwo mbibahe, nkore na puratike mbibereke, ntago bizabagora byo. Muri hangano umunsi twatembereye twagiye kuri tele, kuko abantu benshi bambwiraga ko ubushobozi bwo kubona biriya biryo biba bigoye, nanjye mbereka ko nta kigoye mu korora, ahubwo ikigoye ari mu mutwe. So mu mutwe iyo byemeye n'ahandi urabishobora mu izina rya Yesu. Ciao, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Mwebwe iyi video mukomeze muyihereze n'abandi bayireba ari benshi, kugira ngo baye gucikanwa n'aya mahirwe. Ahasigaye murebe ngo turatunga zahabu. Iyo ubona uwo muziranye atatunze wowe ukayitunga, rero mbahaye ibanga, muzangaye ikindi, kandi ni ukuri Imana ibahe umugisha. Bye.